Umugabo wo muri Ghana uvuga ko isi izarangira kuri 25 z'uku kwezi yamaze kubuzuza inkuge. Ebonoa ni umugabo wo muri Ghana bivuga ko Imana yamusuye mu nzozi maze ikamubwira ko isi izarangira kuri 25 z'uku kwezi turimo, kandi muri uyu mwaka yahise atangira kubaka inkuge. Kuva uwo munsi abonekerwa aho yakoresheje ibiti birenga 750, akaba amaze kuzuza inkuge 8, aho buri nguge ijyamo abantu 600,000. Ibi bivuze ko abaturage bose batuye isi bajya muri aya mato ye cyangwa se muri izi nkuge ze mu gihe baba bamwizeye. Uyu mugabo yivugira ko amaze kugira abamukurikira barenze 375, bityo bamwe batangiye kugenda baturuka hirya no hino mu bihugu bitandukanye bakajya muri Ghana kugira ngo nibibukuri bazabe bari hafi maze bahite batangira kwinjira mu nkuge. Ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Ni iyihe mpamvu yaba yaramuteye kubaka inkuge? Nibiramuka bitabaye bizamukendekera bite? Ibi nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Bayi ikaze. Njye nitwa Justin Rabuze, umungu w'Abanyarwanda. Iyi nkuru neza nizijya kwitwara nk'inkuru yanditswe muri Bibiliya, aho igaragara mu itangiriro bivugwa ko habaye umugabo witwaga Nowa, akaba yarubatse inkuge maze akarokora abantu ndetse n'amatungo yari muri iyo si y'icyo gihe. Ariko ubundi ibi byose bihuriye n'iyi nkuru y'uyu mugabo? Ubundi se ko mu byanditse handitswe ko ngo Imana itazongera kurimbuza amazi, ahubwo ko izarimbutsa umuriro, yaba yarisubiyeho? Ubundi se uyu mugabo ni iyihe mpamvu yaba yaratumye yubaka inkuge zingana gutya? Ubwo abantu benshi bumvaga iby'uyu mugabo byatumye bafata utwangushye twabo baramwizera maze berekeza muri Ghana, kuko nabo mu gihe cya Nowa binangiye maze bararimbuka barapfa barashira. Yes, my name is Ebu Noah. Please, I have not asked anybody to sell his or her property. Nta muntu n'umwe nigeze mbwira kugurisha imitungo ye. Nta muntu n'umwe nigeze mbwira kugurisha ubutaka bwe. Mwebwe mwese ngomba kubasabira. Kuwa kabiri no kuwa gatatu ngomba gusenga mbasabira kugira ngo muzabashe kurokoka kino cyago. Ndi hano kugira ngo nsabire imbabazi abantu bo muri Nigeria. Ndi hano kugira ngo nsabire imbabazi abantu bo muri Afurika y'Epfo. Ndi hano kugira ngo nsabire imbabazi abantu bo mu bihugu byose. Ngomba kubasabira imbabazi. Nimuzabure kujya ku kazi ngo musiba akazi. Ubwoba ni bwinshi kubizera kandi bakumvira ubuhanuzi, ariko kandi ibitwenge ni byinshi kandi byinshi cyane ku bantu batizera kandi batumva ibijyanye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ku ruhande rumwe bushobora kuba ukuri, kuko hari benshi bagerageje guhanura ibintu cyangwa kuvuga ibintu maze bikaba, ariko kandi ku rundi ruhande hari n'abandi bantu bagerageje kuvuga ibintu maze nibibe, bitewe n'uko yahise atangira ubuhanuzi gitaraganya ku mbuga nkoranyambaga, agatangira no gukora ibintu biriseriye kugira ngo agaragaze ko ibyo avuga biriseri. Byatumye abantu benshi mu gihugu cya Ghana aho akomoka bamugana cyane. Bamwe batangira kumwumvira, yewe na leta ya Ghana itangira kubizamo ku isi hose, dore ko ubuhanuzi bureba isi yose n'Abanyarwanda barimo bose baramukurikiye. Bamwe baramupinga, abandi ntibamwemera. Bamwe bakavuga ati si we wenyine waba ugerageje guhanura, kuko n'abandi babigerageje. Hari abaje bavuga ko ikibuye kigiye kugwa ku isi, murabyibuka, ariko icyo gihe twarategereje turaheba rwose, ntitwigeze tukibona. Hari abaje bavuga ko abantu bambara inkweto za Starabag cyangwa zifunguye mu buryo tuzi bazapfa, ariko byose ntibyigeze biba. Ubu tuvugana abantu benshi muri Afurika batangiye guhungira muri Ghana kugira ngo bazabashe kurokoka iki cyago. Abantu bakomeje kwiyandikisha ari benshi. Ngayo nguko abazajyayo muzajyeyo, n'abazasigara umwuzure uzadutware, n'abandi bazinangira nkanjye. Uretse gato, ni ibiki bidasanzwe uyu mugabo yavuze byahamuye imitima y'abantu? Uyu mugabo Ebonoa yavuze ko ku itariki 25 z'uku kwezi hagiye kugwa imvura nyinshi kandi ikazatangira kugwa kuri uno munsi. Iyo mvura ngo izagwa cyane ku buryo bizafata imyaka 3 n'ine iri kugwa, izagwa budacya. Abantu benshi barengererwa, bazatangira babyita ko ari ibintu byoroheje, ariko bizarangira abantu bose bari kuri iyi si iyi mvura ibagezeho batangire kurengererwa. Iyi mvura izagwishwa n'uburakari bw'Imana, ngo ntabwo ari imihindagurikire y'ikirere nk'uko abandi babitekereza cyangwa nk'uko se bimeze. Bazatangira babyita ko ari imikino, ko ari ibintu byoroheje, ariko bizarangira abantu bari kuri iyi si iyi mvura ibagezeho batangire kurengererwa. Ndetse ngo iyi mvura izagwishwa n'uburakari bw'Imana, ntabwo ari imihindagurikire y'ikirere nk'uko abandi babitekereza cyangwa nk'uko se bimeze. Ebonoa we avuga ko ari uburakari bw'Imana buzaba bwagarutse ku isi kubera ubugome, ibyaha ndetse no kutumvira Imana kwatangiye kwigaragaza muri iyi si. Ngira ngo murabizi ko hamaze iminsi hagaragara video z'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi byinshi. Uyu Ebonoa we yavuze ko Imana yamutegetse kubaka inkuge kugira ngo abizere Imana bazabashe kurokoka. Iyo wumvise neza ibyo avuga bijya guhura na bya bindi bigaragara muri Bibiliya bigaragaza ukuntu Imana yigeze guteza umwuzure maze ikabwira Nowa, umugabo witwaga Nowa, ko yabaza inkuge ikarukura abantu benshi barimo abo mu muryango we n'inyamaswa kugira ngo zitazigera zizimira. Mu masegonda make mwumvise mvuga iby'ikibanza yagombaga gushyira izi nkuge, ariko iki kibanza cyaramugoye ku buryo asereye na leta ya Ghana kugira ngo abashe kubona iki kibanza. Yaburanye na leta
birangira bamuretse kuko nta bushobozi yari afite bwo kugira ngo abe yabona ikibanza cye yashyiramo izi nguge zose. Ngayo nguko abazabasha kujyaho muzajyeyo, ndetse n'abinangiye nkanjye umwuzure uzadutware. Ese mwebwe ibi bintu mubyumva gute? Ndabashimiye mwebwe twakomeje